Twongeye kwerekeza kuri channel yacu The Vibes Tipo Rwanda nkuko mumaze kubimenyera mba muri kumwe nanjye Umulisa Trick Sonia ndetse na mugenzi wanjye Uwera Tripo Minyo. Uyu ni umwanya tugiye kuganira ikiganiro twakitanya Tyazubwenge tubasaba kubana natwe mukaza kudufasha gusubiza kuko ni ibibazo tugiye kubazanya hagati yacu ariko namwe mudusangize ijambo mutwandikira muri comments mbese mutubwira uko mubyumva. Reka mbanze nsabe Trick abanze ambaze. Yego, ikibazo cya mbere noneho ndubaze Tripo kiragira giti: hari imodoka yari iri kuva mu Uganda iza mu Rwanda, nuko igeze ku mupaka w'u Rwanda na Uganda ikora accident, abari barimo bose barakomereka. Abo bantu bari bari muri iyo modoka bakomeretse bazakingurwa mu Rwanda cyane mu Uganda. Okay, abantu iyo modoka yari turutse Uganda, urumva bahuriye ku mupaka rwagati. Abo bantu barakomeretse. Okay, birumvikana ko ndumva ntabwo umuhango wo gushyingura ntabwo wabaho kandi barakomeretse, mbese ntabwo bazashyingurwa kuko bari bakomeretse. Bravo. Okay, icyo nanjye nakubaza, hari inkoko yabaga mu cyaro ahantu yari yaramenyereye kwirira ibishishwa by'ibijumba, mbese ibintu byo mu cyaro. Noneho nyuma iza gukora urugendo rurerure iza mu mujyi. Mu kuza mu mujyi tumenyereye ko inkoko zo mu mujyi zirira umuceri. Yageze mu mujyi inzara yayishe, nuko umuntu ayihereza umuceri. Ese iyo nkoko ko yari imenyereye bya bishishwa kandi ikabigeza aho ngaho inzara yayishe, mbese yari kuwurya uwo muceri cyangwa cyane ko itari nawumenyereye? Ubwo rambaza niba yari kurya uwo muceri cyangwa itari kuwurya. Yego, yari kuwurya. okay, Nibyo? so ndumva sinakirwa ngo amahirwe ya kabiri. Oya, Reka ngisubiza kugira ngo ucyumvireho. Ubutaha ndaza kuguha amahirwe ya kabiri n'aya gatatu muyansaba ndayaguha, ariko kuri icyo ngicyo se twagitindaho. Urumva inkoko yahageze inzara yayishe, kandi urumva ikintu cyapfuye ntabwo cyarya. Bivuze ko yarya umuceri kandi inzara yari yayishe. Ego, ndatsinzwe. Ikindi kibazo noneho nanjye ndubaze Tripo kiragira giti: hari umuntu warindaga ku mupaka w'u Rwanda ugabanya u Rwanda na Kongo. Noneho uwo muntu warindaga aho hantu yasinziraga iminota 30, kandi ntabwo yemereraga umuntu ko ahanyura akanuye. Kandi ubwo mu masaha 24 yasinziragamo iminota 30 gusa. Rero hari umuntu washakaga kuhanyura, kandi wibuka ko uwo muntu atemeraga ko abantu bahanyura. Uwo muntu washakaga kuhanyura ahantu yari ari kuhava ugera ku mupaka ni iminota 30. Uwo muntu ubwo yari kubigenza gute kugira ngo yambuke umupaka? Subiriramo gato ntabwo nacyumvise. Hari umuntu wacungaga ku mupaka ugabanya u Rwanda na Kongo. Noneho uwo muntu yasinziraga iminota 30, kandi ntabwo yemeraga ko hari umuntu unyuraho kuri uwo mupaka. Ariko umuntu yabonaga ari kugenda yahitaga amubwira ati: wowe urajya hehe sha, subira aho uvuye. Kandi hari uwundi muntu washakaga kunyura ku mupaka, kandi uwo muntu ahantu yari ari kuhava agera ku mupaka ni iminota 30. ubwo umuntu yari kubigenza gute kugira ngo yambuke umupaka? Ndumva kigoye ni ukubutyaza, ariko ndumva uwo muntu yari kuza agenda kinyuma cyangwa ndumva yari kuza muri iyo minota 30 asinziriye, kandi uwo nguwo yari kukanguka nyuma y'iminota 30. Ndumva yari kuza, noneho iminota 30 yajya kurangira akahita amera nk'uhindukira asa nk'uva aho ashaka kujya. Ubwo urumva wa muntu yari gukanguka abona yerekeza gutya, ubwo yari kumusaba ko ahindukira agakata agasubira iyavuye. Kweri Tyazubwenge pe. Nibyo umva batangira kuduha amanota nazanye na big ushaka wandika ayo mazeru maze kugira. So ndumva ikindi nanjye nakubaza ni cya kabiri.
papa w'u Rwanda ndetse na papa wa Burundi barahuye bahurira ku mugezi hagati yabo bifuzaga gusuhuzanya. Ese bari kubigenza ute ngo basuhuzanye kandi hagati yabo harimo umugezi? Navuze ko iki cya kabiri none urimo amahirwe, so ndaguha n'amahirwe 10 nta kibazo. Okay, abapapa babiri bashaka gusuhuzanya hagati yabo hari umugezi. Bari koga mu mazi bakajya gusuhuzanya mu mazi. Nibyo ndaguha indi chance imwe. Ngo bari abapapa babiri, umwe w'u Rwanda n'uw'u Burundi. Habaho umupapa umwe. Wow, bagikoze. Nuko muhaye big isiga ubwoba bw'amazero nanjye mbaza. Nanjye icyo nshaka kukubaza, hari isake mu giturage kimwe. Iyo sake niyo yabaga aho ngaho yonyine, nuko baza gushaka kuyirya. Irigaragambye bati njyewe murandya ari uko mbanjije kubona iyindi sake ingenzi yanjye. Yurira igiti abariho ibivugira, bati ngiye ndamanuka ari uko mbonye isake ingenzi yanjye. Kandi aho ngaho nta yindi sake bari kubona, kandi iyo sake nayo yashakaga iyindi sake bisa fotokopi conforme. Ubwo bari kubigenza gute kugira ngo iyo sake imanuke? Okay, ndumva isake imwe nta yindi sake yari ihari. Nta yindi. Subu bayeretse iki harya iki ntabwo byawe ntabwo biraba ino inkoko. Ndumva kugira wenda yibone bafata miruwari nini bakayishyira munsi ikaza kubona ya yindi ingenzi yayo ikamanuka isanga bakahita bayifata. Bravo. Okay, nanjye ikindi kibazo ngiye kukubaza, tuvuge hari umupolisi ufite amakare cyane akaba yaracunze icyo kunywa, ndabizi ukunda juice, mbese nkawe Tricky ubonye umupolisi afite imbunda kandi juice urayikumbuye, ufite inyota pe, wakora iki kandi nta kintu na kimwe ari bwumve? Mbese wakora iki kugira ngo ubashe kunywa iyo juice imuteretse iruhande bitagoranye kandi numusaba ntari buguhe? Icyo bari gukora kugira ngo uyinywe? Harya uwo mupolisi ubwo ntabwo yari kuguha kuri ejo umusabye? Iyo umusaba ntabwo yari kubyemera, mbese yari afite imbunda arinze aho ngaho juice imuri iruhande. Wari kuvuza induru akagenda atabara nawe ukagenda ukafata. Ngo amahirwe akaburi. Okay, ndabona bigucanze. Ndumva uwo mupolisi iyo umusaba ntiyari kuguha kandi urayikeneye cyane, wari kumwegera ukamubwira uti sakwe sakwe, ugahita akubwira uti soma, nawe ugahita uterura juice ukanywa. Urumva niba ukwihereye uburenganzira bwo gusoma, nawe wakomeza ukambaza. Minyona. Ikindi kibazo nanjye numva mfite ari icya nyuma ngiye kubaza Triple, kiragira kiti: hari igikoresho kimwe gitangaje, ugikora si ugikoresha, kandi ugikoresha agikoresha atazi ko ari kugikoresha, kandi usanga abamukunda bose bababazwa nuko agikoresha. Icyo gikoresho ni iki? Byonyine icyo kibazo, sorry, icyo kibazo ukuntu kibajije nabyo biracanganye. Igikoresho urumva ni ikibazo gicanganye, ndumva ku bwanjye kirananiye pe, ndemeye. Ahubwo tubasaba kuza kudufasha namwe mukadusubiriza muri comments, mukaza kutwunganira mukatubwira namwe uko mubyumva. Ngiye nisabiye ko bamukopeza, sinzi niba wabihakana. Ntabwo ndi bugukopeze, n'abazashaka ko mbakopeza muri commentaire bazabanza bamburi ko nanjye natsinzwe cyane. Nta kibazo, tubasaba gukora subscribe, like, share, comment ni ingenzi, muze kudufasha gusubiza. Murakoze.